Hello, my name is Clever. Today I'm going to show you how you can make sentence by yourself in English. However, I am going to do something like a previous. Today I'm going to show you a simple trick you can use to make sentence. So, guys, uyu munsi ngiye kukwereka ibanga ryagufasha kumenya gukora interuro mu cyongereza. Tugiye kwiga uburyo wakora interuro. So, twize inshinga 25 n'uburyo zisobanuye mu kinyarwanda. Tugiye kuzifashisha tunakoreshe ibyo bita subject pronoun, tunakoreshe n'ibyo bita WH question, twongere dukoreshe ibyo bita auxiliary verb do. Verb to do ariko iri buze gukora nka auxiliary verb. Ibyo byose uri buze gusobanukirwa nabyo mu buryo bworoshye, nankwereka uburyo ushobora gukora interuro mu buryo bukoroheye. Ntujye kure rero, stay tuned guys. Reka duhere kuri subject pronoun. Subject pronoun ni izihe? Harimo I, you, he, she, it, we, you, they. So I ni njyewe. Iyo ugiye kwivuga ukoresha I. Waba ugiye kuvuga mugenzi wawe ugakoresha you, ariko mu gihe ari umwe. You ni wowe. He ni ku muhungu. Ugiye kuvuga umuhungu ariko utakeneye kumuvuga mu izina ukoresha he. She ni umukobwa. Iteka ryose ahantu uzabona kano kajambo she uzamenye ko gasimbuye umukobwa, bari kuvuga igitsina gore. It ikoreshwa ku bintu. We ni twebwe, nanjye ndimo, twese hamwe, ni mu bwinshi. You ni mwebwe, ngewe ntarimo. They nibo, bo, nibo. Iyo uri kuvuga abantu ngo nibo ukoresha they. They love dancing. They love dancing. Bakunda kubyina. So, umaze kumenya icyo aya magambo asobanuye. Nuvuga ngo tugiye kuyifashisha turi gukora interuro mu cyongereza. Urugero hano tugiye gukoresha subject pronoun I, tukoreshe na verb to take, inshinga gufata. So, nukuvuga ngo iyo ugiye gutambutsa message ukamenya subject pronoun utangiza, ukamenya n'iyo nshinga icyo isobanuye, nuvuga ngo ubwira arahita amenya icyo ushatse kuvuga kuko ubutumwa buraba busobanutse. Nubwo ayo magambo yose atayumva, ariko amagambo abiri mu nteruro ashobora gutuma message yawe yumvikana neza. Urugero hano, I want to take vacation. Ndashaka gufata ikiruhuko. I want to take vacation. Njyewe ndashaka gufata vacancy, ikiruhuko. Wenda ari nkawe ndimo kubwira cyangwa se nka manager arimo kukubwira mu kazi akakubwira ngo ntago ari bukoreshe I ahubwo arakoresha you kubera ko arimo kubwira wowe. You ni wowe. Dukoreshe wenda i verb to take. You want to take vacation. Urashaka gufata ikiruhuko. Arimo kukubaza. You want to take vacation. Iyo avuze you wumva ko ari wowe arimo kubaza, ariko iyo uvuze ngo I ni njye uri kwivuga. So reka dukoresha indi nshinga wenda verb to make. You make me happy. Make twamenye ko ari ukurema. You ni wowe. Uranshimishije wowe, you. Hari ibyiyumviro uremye muri njyewe. You make me happy. Urumva ko iyo wamenye izo subject pronoun birakorohera gukora interuro. Reka turebe she. She twavuze ko ari third person singular ariko ikoreshwa ku mukobwa. Nuvuga ngo mu mwanya wo kuvuga uyu mukobwa muzina ahubwo dukoresha she. Nuvuga ngo uwo muntu tuba tumuzi. Iyo umuzi mu mwanya wo kuvuga izina rye we nawo kuvuga ngo Anna ahubwo ugakoresha she. Ugasimbuza Anna she. Izina rye rigasimburwa niyo she. Urugero hano, she love music. She love music. Akunda umuziki. Icyo gihe ubonye she umenya ko ari umukobwa. Love uzikari ugukunda. She love music. Akunda umuziki. He ni ku muhungu. Mu mwanya wo kuvuga ngo James cyangwa se Innocent ahubwo tumusimbuza he, ariko ukoresha aya magambo ari uko abo bantu usanzwe ubazi. Ari uko usanzwe ugize ute ubazi.
he going back home. He, iyo mvise mwaka kajambo he, umenya ko uwo muntu ugiye urimo kuvugwa ari iki? Ari umuhungu. Going uzikari ukugenda, yasubiye imuhira cyangwa se mu rugo. He going back home, yasubiye mu rugo. So reka turebe mu bwinshi uburyo ushobora gukoramo interuro. We ni twebwe. Tugiye gukoresha verb to do ariko iri muri simple past. Simple past. We did good today. Twabikoze neza uyu munsi. We did good today. Twabikoze neza uyu munsi. Cyangwa se we play good today. Niba mwakinnye nk'akabumbu cyangwa se umupira mugakina neza, ushobora ati we play good today. We, twebwe. They bought shoes and jeans. Baguze inkweto ni n'amapantaro y'ama jeans. They bought, bo, nibo. Ni ukuvuga ngo nge sindimo. They bought shoes and jeans. Bought ni past tense ya buy. They bought shoes and jeans. Baguze inkweto niki n'amapantaro y'ama jeans, y'ama cowboy. Urumva ko ari ibintu byoroshye gukora interuro. Iyo wamenye izi subject pronoun ukamenya na za nshinga icyo zisobanuye, birakorohera kumenya uburyo wakoramo interuro mu buryo bukoroheye. Gahoro gahoro, slowly by slowly. Verb to do cyangwa se auxiliary verb to do. Auxiliary verb ni inshinga ibaza cyangwa se ni inshinga iza gufasha indi nshinga muri sentence kugira ngo ya nshinga ibashe kugira ubusobanuro muri iyo sentence. So guys, nuvuga ngo biragoye ko wamenya kuvuga neza icyongereza utaramenya kubaza. Kubaza ni ibintu bya mbere uheraho kugira ngo provoke ikiganiro cyangwa se ucokoze nka wa muntu uzi icyongereza kugira ubone uko umuganiriza. Utangira umubaza, how are you? Who are you? Do you like? Ni mu buryo kugira umenye kuganira cyangwa se umenye icyongereza nuko ubanza kumenya kubaza. Tujye gukoresha iyi verb to do as an auxiliary verb kugira ngo tumenye uburyo dushobora gukoramo interuro zacu. So guys, tugiye kwifashisha agataburo gatoya hano kugira ngo bibashe kumvikana neza. N'ubundi uraza gusangamo za subject pronoun. Ariko izo subject pronoun mwabonye ko mbere twazibanzaga, ahubwo ubu ngubu ziri buze kuza kujyamo hagati. Gute rero ribuze kubibona muri aka gataburo. Turibuze gusangamo izo personal pronoun, dusangemo ikibazo, uburyo wabaza ikibazo, tuze kwisubiza mu gisubizo nyacyo n'ikiri negative, kiri positive n'ikiri negative. Reka duhere wenda kuri I. Ni gute wabaza ikibazo ukoresheje I? Tugiye gukoresha verb to have ubu ngubu, inshinga kugira. Urugero hano, do I have a phone? Do I have a phone? Ndimo kwibaza, ese mfite telefone? Do I, njyewe, ariko mbanje kwibaza nkoresheje iyi verb to do. Do I have a phone? Ese mfite telefone? Reka nisubize nkoresheje positive. Urasubiza ngo yes I do. Yego ndayifite. Yes I do. Muri negative ndakoresha no I don't. No I don't. Turebe kuri second person singular, you. Tubaze ikibazo, do you have a phone? Do you have a phone? Ese ufite telefone? Do you have a phone? Have twavuze ko ari ukugira. You ni wowe, ndimo kukubaza, ese ufite telefone? You ni wowe. Yes you do. Yes you do. Cyangwa se ukansubiza yes I do, kubera ko ari wowe uri bunsubize, cyangwa se nye ningusubiza yes you do. Ufite telefone, ninjya kugusubiza ndahita uvuga yego urayifite. Yes you do. Yego urayifite. No you don't. Ntayo ufite. No you don't. Nahise mbimenya ndibaza ndanisubiza. Do you have a phone? No you don't. No you don't. Ntayo ufite.
reka dukoreshe kuri third person. He, she, it. Iyi he isimbura umuhungu nkuko nakomeje kubivuga, she igasimbura umukobwa. Hano rero iyi do ihinduka does. Twabivuzeho mu masomo twagiye twigisha, ku batarayabonye bajye hepfo barebe basubire muri aya masomo twigishije bari buze kubibona uburyo wakoresha verb to do. So do ihinduka does. Reka dukore interuro. Does he have a phone? Does he have a phone? Ese afite telefone? Urumva ni umuhungu. Iyo ukibonamo iyi he bisobanuye umuhungu. Does he have a phone? Ari umukobwa bavuga ngo does she have a phone? Does she have a phone? Yes, she does. Yes, he does. No, she doesn't. No, he doesn't. He doesn't. Guys, nuvuga ngo gukoresha iyi auxiliary verb to do nuvuga ni bimwe mu byagufasha kumenya kubaza ikibazo mu buryo bukoroheye. Do we have a phone? Do we have a phone? Ese twese dufite telefone mu bwinshi? Do we have a phone? Dufite telefone? Yes, we do. Yes, we do. No, we don't. No, we don't. WH question. WH question ni amagambo abaza ariko uzasanga harimo wa na ha, arimo kubaza ikibazo. Na yahe rero uzasangamo who, how, why, when, what, which, cyangwa se where. Ni ukuvuga ngo aya magambo yose urimo gusanga harimo wa na ha. Nibyo mpamvu babyise ngo ni WH question. Guys, aya ni amagambo agufasha kumenya kubaza ikibazo cyangwa se kumenya gukora interuro mu gihe urimo kuvuga icyongereza. Iyo utifashishije iriya do cyangwa se iriya subject pronoun ushobora kwifashisha izi WH question. Ni ukuvuga ngo ibi nibyo biri basic wagakwiye kumenya mbere niba wifuza koko kumenya icyongereza. Remember, nibyo byibanze ugomba guheraho niba ukunze icyongereza. Urugero hano, who give you my money? Who give you my money? Nuvuga who ikoreshwa ku bantu. Who give you my money? Ninde waguhaye amafaranga yanjye? Give ni verb. Give ni inshinga guhereza. Who give you my money? Ninde waguhaye amafaranga yanjye? How much money do you have? How much money do you have? Ese ufite amafaranga angahe? Why you didn't call your mom? Kubera iki utahamagaye mama wawe? Why? Ibirimo kubaza impamvu, reason. Why? Reason, impamvu. Why you didn't call your mom? Kubera ko utahamagaye mama wawe. Wenda wagize ikibazo ntiwahamagara mama wawe. Kubera ko utamuhamagaye. When she will coming back? Araza kugaruka ryari? About time. When? When she will coming back? Araza kugaruka ryari? Yishi ibisobanuye ko umuntu uri bugaruke tuvuzeho aba ari umukobwa. What time he will be here? What time he will be here? Araza kuba ari hano gihe ki? Where she went to go? Akeneye kujya he? Cyangwa se where he wanna go? Where he went to go? He ni umuhungu, she ni umukobwa. Iyo usanze mu tutugambo ujye umenya ko aba ari umuhungu cyangwa se umukobwa. He ni umuhungu, she ni umukobwa. Where he went to go. Nuvuga ngo aya ni amagambo wifashisha mu gihe urimo gukora interuro. Iyo uyazi nuko asobanuye birakorohera kumenya gukora interuro neza. So guys, aya ni amagambo ari basic wagakwiye kubuzi, niyo wagakwiye guheraho umenya icyongereza. Iyo uzi aya magambo bigufasha kumenya kubaza ikibazo, bigufasha kumenya gukora interuro mu buryo bikoroheye. So if you don't know, now you know.
remember to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much. See you next time. Ciao, ciao.